umukecuru n'umusaza bageze mu mujyi bari baje kureba umuhungu wabo wari ufite ubukwe. Umukecuru ati rwose ngiye ntabwo ndongera kurenga ahangaha, igihe twagendeye ndananiwe pe, atari ko reka dushaka ahantu twicara turuhuke. Umusaza ati yewe reka twegame ahangaha kuri ino modoka cyangwa twicarira ahangaha. Nuko yaje ku modoka rero atazi ibyo mu mujyi, aterekaho igitoki ati yewe nari mpfuye pe. Umukobwa nyirayo nuko yahageze aza yarakaye cyane ati mwegereyo mumvire ku modoka se mureke gukomeza gusigaho iyo myanda. Umusaza ati rwose utubabarire. Ati none se mukobwa wakwihanganya ukadufasha? Umukobwa ati oya ntimunyegere mwebwe rwose, ntimuratinyuke ngiye kunkoraho. Umusaza ati njyewe hari ikintu ndi kwifuza, ese waduhaye kudufaranga ko ayo twadufite twayakoresheje yashize? Umukobwa ati nguki njyewe se mbaha amafaranga, kuki ngiye nayabahase? Umukecuru ati rwose mukobwa twaje duturutse mu cyaro, udufaranga twadufite twadukoresheje twashize, twari twaje gusura umuhungu wacu afite ubukwe muri ino minsi. Ati rwose udufaranga twazanye twatumaze, ayandi bayatwibye. Umusaza ati niko bimeze rwose mukobwa, nta na telefone tugira ngo tube twahamagara umuhungu wacu, ngiyi turayifite rwose n'ahatuye barabitwandikiye, ese wamuduhamagariye cyangwa ukatubwira ukuntu twahagera? Umukobwa araseka cyane. Umukecuru ati none se kutari kudusubiza ahubwo ukaduseka? Umukobwa ati impamvu ngende kubaseka nuko atari ikibazo cyanjye, sinabyitayeho rwose byabaho mwese. Atari ku bundi kuki ngenda najya gufasha abantu b'abaturage ndi kubakemura ibibazo by'ubuzima bwabo, ibyo birandebara? Ariko mbona ni ubunyacyaro mbega, niba ari imyotsi niba ari ibisogororo. Umukecuru rero ati noneho niba utadufashije wa mukobwa we ntutinyuka kudusuzugura cyangwa kudufate muri ubwo buryo. Umusaza ati rwose utubabarire, ibyifuzo byacu ntabwo ari ukukubabaza, twagira ngo udufashe nta kindi. Umukobwa arabegera ati ariko murabizi ndamutse ngize umuhungu dukundana akaba yarabyawe namwe, namajugunya kabisa sinakundana nawe, biteye isoni kabisa n'umwanda. Nuko yabataye aho ngaho arigendera. Nyamara ushobora gusanga ahubwo umuhungu bakundana ari umuhungu w'aba ngaba. Nuko bakomeje kwibaza uko barabigenza. Uwo mukobwa yanze no kubarangira hariho cyangwa ngo abahamagarire. Nuko kandi yagiye batese ubu turabigenza gute koko ahantu umuhungu wacu atuye turahabwirwa n'iki? Ese turuhuke dukomeze tugende biragenda gute? Bakiri aho nanone hari umuntu bahuye, ni umusore ukundana n'umukobwa bari kumwe, yaraje kumureba asanga arahavuye, abaha amazi abaha n'udufaranga. Umusaza ati yewe nkubwije ukuri urakoze cyane pe, uri umusore mwiza cyane. Umukecuru ati rwose Imana iguha umugisha. Umukobwa aragiye abura umusore, agaruka hamwe yarahagurutse asanga yamaze guhura na wa mukecuru n'umusaza. Ati ariko nanone ndongeye ndahabasanzira, ariko ubundi umuhungu wanjye dukundana muri kumushakaho iki? Ariko rero mukunze noneho ibyo bintu uri kwitwara ntabwo ari byo ku bantu bashaje nk'aba ngaba. Umukobwa ati nk'abimenye rata bari kugusaba amafaranga sibyo? Nanjye bayansabye aba ngaba, namaze kumenya rwose ko ari umwuga wabo pe, bagenda basabiriza. Umusore tumva rero Roza tuzi ibyo uri kuvuga nawe, ntabwo ugomba kubwira abantu nk'aba ngaba we, aba ni abantu bo kubahwa. Bambwiye ko bashaka mu mujyi gushakisha umuhungu wabo, nta muntu mubi bari guhemukira. Umukobwa ati none se niba ari ibyo byabazanye ni ikibazo cyacu se? Tumva wa musaza nawe mukecuru muva ahangaha mugende se. Umukecuru ati rwose nanone wa mukobwa we utubabarire, kandi nawe wa musore we urakoze cyane kudufasha ukaduha kudufaranga n'amazi. Ati rata muzehe reka twigendere. Nuko bagiye kandi igitoki cyabo, inkoko yabo n'imyumbati bazana uyu mwana wabo n'ibishyimbo, nuko babikomezanyije. Umusore rero atangira kubwira umukobwa ati nge nari nzi ko buri uri umuntu ugira umutima mwiza wishyira mu mwanya w'abantu, none nuko ngo kuteye. Umukobwa ati niko bimeze njyewe ngira umutima mwiza, ikibazo nyine nuko abantu nka bariya ngiye ntabakunda. Abantu nka bariya bashaka kugenda bagukuramo amafaranga reka. Bakiri muri ibyo hari undi wahamagaye, undi musore ukundana n'umukobwa. None bigenze gute se ko umuntu ahamagaye ukikanga ugatitira? Umukobwa ati nta kidasanzwe rega ahangaha. Umusore ati ngo ki nta kidasanzwe kandi umuntu ahamagara nkabona isura yawe irahindurije, none ubundi kutitaba se bimeze gute? Umukobwa ati urumva nyine urukundo rwanjye, umuntu uhamagaye ni mama wanjye ashaka amafaranga yo kujya kugura imiti, yararwaye. Umusore ati nyine mwiteho, fata amafaranga ugenda umugurire imiti umuvuze. Ati kandi rwose niwe yakeneye nzagufasha. Umukobwa ati murakoze cyane urukundo rwanjye, reka noneho mpamagare mama wanjye ndaje mu kanya gatoya sibyo? Nuko umukobwa yagiye, ariko ni ibinyoma. Umusaza n'umukecuru nabo bageze hirya rwose ibintu babitereka hasi, bati turaza kunyura hariya na hariya, ariko se ko batubwiye ngo nukomeza n'umuhanda. Uwo mukobwa yaje avuga ajya inyuma yabo, azi ko barenze ariko baraho hafi. Aratangira ati rwose urukundo rwanjye ndagusohoje pe, amakuru yawe se? Uwo musore hirya azi ko ari kuvugana na nyina. Turumva nyine ni akanya gatoya pe, turaza kongera tubonane. Ubu hano ndi kumwe na mama wanjye. Umusore nawe amubeshya ko ari kumwe na nyina aho ari kandi ari kumwe n'undi musore. Ati yego rwose ndanagukumbuye kandi ndagukunda cyane. Uwo musaza arabyumva kandi basize ari kuganira n'undi musore amubwira ko bakundana. Ati rwose ntabwo nakubwira ukuntu ntegereje ubukwe bwacu. Barumirwa. Muzehe ati ntabwo byashoboka pe.
umukecuru ati ariko uriya mukobwa noneho agaragara nk'umuntu wiyubashye ariko nta kigenda pe. Umusaza ati yewe uzi ko bariya bose bakundana baca inyuma ararenze. Nuko arangije kuvuga rero arambuye amaso asanga wa musaza n'umukecuru baracyahari, aho yari akatiye asanga niho bageze. Nuko bahindukiye kandi ngo bigendere, araza arabigira ati ariko burya ni uku nguku bimezera, noneho mugerageje no kugenda mungenzura se mwumva ibyo mvuga. Umukecuru ati yewe wa mukobwa we, ibyo nkubonyeho n'uriya musore twari turi kumwe ari umusore mwiza wiyubashye, ntabwo abikwiriye pe, ntabwo ugomba kumukorera ibyo uri gukora. Umukobwa ati ibyo ngibyo ntabwo ari ibibazo byanyu biramaze. Umusaza ati ariko uko byagenda kose ni ibibazo byacu, kubera ko uriya musore uri guhemukira yadufashije, yaduhaye amafaranga, ni umuntu mwiza kuri twebwe, tuzakora uko dushoboye kose azabimenya we. Umukobwa ati murakeka ko yakwizera abantu nkamwe se batazwi muri uno mujyi ubugambo bwanyu? Ati amagambo yanyu rwose kuri uriya musore muri kundwanya ntabwo yayemera. Ati ngero ndarenze we, ndica, mwicunge mutazahura nanjye, nibitagenda gutyo muzicuza, ibyo muzankorera mwebwe muzicuza. Abatera ubwoba, barakwereka rero umuhungu wabo noneho nawe yari yabuze ababyeyi, atangira kugenda ahamagara abantu bose bari mu mujyi ati mujye muncungira abantu b'abaturage baje mu mujyi kundeba, n'ababyeyi banjye nababuze, nanjye nakomeje kuzenguruka ahantu hose nababuze, ubu nanahangayitse rwose. Ati ndaza kwishyura buri kimwe cyose ariko ababyeyi banjye baboneke. Nuko yakomeje kugenda ashimira kandi abwira abantu ati rwose mumfashe ababyeyi banjye baboneke, ariko bayobye kandi noneho bahuye n'ibyago, bahura n'umukobwa bafata nabi cyane kugira ngo abafashe. Umusaza n'umukecuru rero baragiye babwira wa musore ari kumwe n'umukobwa bati hari ibanga dushaka kukubwira. Uwo musore nuko yabafasha abajyana iwe. Muzehe ati twebwe rero dufite nyine amakuru dushaka kukubwira, nubwo turi abantu badasanzwe muri uyu mujyi ariko dufite amakuru, kandi ibyo dushaka kukubwira ni ibintu by'ingenzi cyane. Umukecuru ati niko bimeze, butwizere. Umugabo ati none ayo makuru mushaka kumbwira y'ingenzi ni ayahe ko mutabimbwiriye hariya? Umusaza turumva aya makuru yerekeye, ataravuga ibyo yerekeyeho wa mukobwa ahita ahinguka, ahageze arahabasanga. Nuko barebye basanga niwe. Yababwiye ati tukabonana kandi mukibeshya mukagira icyo muvuga mukazicuza. Arikanga ati ubungubu ntabwo yari yabibabwira se, ndapfuye. Nuko yaje kureba uwo musore ati none se byagenze gute n'aba bantu ra? Umusore ati rukundo rwanjye rero tuza bano bantu bazanye ahangaha ngo hari amakuru y'ibanga bashaka kumbwira ariko ntabwo bari bayambwira. Ati ubu babivuze se? Ati none ayo makuru ni ayahe? Ati mwa bantu mwe mwebwe n'aya makuru y'ibanga mufite y'ingenzi mushaka kubwira umukunzi wanjye? Muzehe ati ntayo pe, ntayo, nta kibazo. Nuko batangiye guhaguruka kandi ngo bigendere. Ati murakoze cyane, nawe wa mugabo wakoze cyane kutuzana, reka twigendere. Umusore ati noneho rero ngewe murantunguye, mwambwiye ngo mufite amakuru none ndabazanye mwanze kuyavuga, ese koko muri seriye ku byo muri kumbwira? Bati yego rwose turi seriye pe, nuko bimeze. Baramucanga. Umusore ati oya ntabwo nabyemera pe. Bati ahubwo twa twaje kugushimira ko wadufashije. Umukecuru ati yewe muzehe reka twigendere pe, uyu mukobwa ni isasu. Umukobwa ati umva sheri reka mbaherekeze. Aprofita kujya kubasomera, batora ibishyimbo byabo n'igitoki cyabo n'inkoko yabo n'imyumbati yabo. Nuko basohotse. Ati sha wa musaza nawe wa mukecuru we, nizere ko nazigera nongera kubabonaho ukundi mu buzima bwanjye kandi ubwo birangirira ahangaha. Nuko abirukanye kandi arishima ko nta kintu bari bakavuze, ariko umusore we ayoberwa ibyabaye. Umukobwa nawe akomeza kumujijisha. Bakomeje kugenda rero batembera bagenda babaririza, baza kugera ahantu umuhungu wabo atuye, hari hafi y'umusore baba bari kumwe. Barebye ku gapapuro basanga inzu niyo. Nuko umusaza agiye gusona ati se ubu niho we, mbega umuhungu wacu afite inzu y'igipangu? Nuko yakinguye kandi yasanga nibo. Ati mbega mama wanjye na papa wanjye bwa nyuma na nyuma murahageze, Imana ishimwe. Bati turishimye cyane kukubona mwana wacu. Umusore ati yewe ntabwo nari nzi ko muraza kuhamenya pe, nari nahangayitse, nabwiye abantu bose ngo babashake ntabwo mwabyumva pe. Umukecuru ati mwana wanjye ndishimye cyane kongera kukubona, mbega umunezero. Urumva twakuzaniye ahangaha ibintu, dore inkoko, dore igitoki, dore imyumbati, dore n'ibishyimbo. Umusaza ati mwana wanjye rwose ndishimye cyane kukubona, utubabarire ko twatinze, buriya twagiye tuzana amaguru. Umukecuru ati rati icy'ingenzi cyane nuko duhuye mwana wa, Imana nishimwe cyane. Umusore ati yewe ntimuhangayike, icy'ingenzi nuko twongeye guhura. Ati ni karibu rwose iwanjye, muze twishime, turye tunywe, twitegure n'ubukwe. Nuko kandi binjiye. Bwa nyuma na nyuma urugendo rwabo rugeza ku musozo. Bwarije buracya, barakwereka ari mu gitondo. Umusaza yambaye imyenda mishya. Umuhungu wabo ati rwose babyeyi banjye igitondo se kimeze gute? Ese mwasinziye neza ra? Muzehe ati niko yemeze twasinziye rwose. Umukecuru ati none Mana yanjye umukazana wanjye ari hehe? Ndamushaka pe, ndumva mukumbuye, turashaka kumubona tukamusuhuza.
umusore ati yewe uyu munsi araza kuza rwose nawe kandi yishimiye kubabona. muzehe rero ati reka twizere ko ari umukobwa mwiza cyane wiyubashye kandi wigishijwe imico n'ubumenyi na disipurine. ati mukecuru ntameze nk'aya mukobwa twahuye pe, buriya ararenze ni mubi cyane. umusore ati none babyeyi umukobwa muri kuvuga ngo mwahuye nawe ngo mubi cyane byagenze gute? mukecuru ati ni umukobwa twahuye ni mubi cyane w'umwirasi, uzi ko yacaga inyuma umuhungu bakundana, aratangaje cyane. akiri muri ibyo hari uwasonye kuri sonori, umuhungu wabo ati yewe ndumva hari umuntu usonnye ushobora gusanga ari we pe. ati rwose reka ngende mubwira azi kandi muhure ariko ntimugire ikibazo, ni umukobwa kandi niwe uzabera umukazana. ati ni umugore rwose wo gukundwa cyane, ntago yanca inyuma pe, genda mwizera nawe aranyizera n'uwo kwizerwa. nuko bicaye kandi uwo musore nawe nuko yagiye gukingura uwo musheri nuko yamusuhuje, ni wa wundi wabasuzuguye ku itangiriro. baricara bategereje, umukobwa yinjira yirata rwose yishimye. ati yewe ntago wamutekereza ukuntu ari inkombe y'ababyeyi bawe. ahageze asanga ni ba bandi nabo barumirwa, ndetse noneho uyu ni wa mukobwa se kandi umukecuru ati wowe ntago byashoboka kabisa. umukobwa nawe agwa mukana buri icyo avuga. muzehe ati none mwana wa ese uyu mukobwa niwe mukundana? muhungu ati niko yemeza papa, uyu nguyu rwose ni umukobwa nkunda cyane, niwe uzabera umukazana niwe uzaba umugore wanjye. ese hari ahantu mwamumuzira? umukobwa atangira kubeshya ati njye abantu rwose ndi gukeka ko nta hantu baba banzi, ni ubwa mbere duhuye mukunzi wanjye, ni ubwa mbere pe. umukecuru ati ngo guki mbega umwanda ugatinyuka nta rusoni ukabeshya ibyo bintu. ati reka kubeshya ntabwo tuzi koko, ndabizi neza ko tuzi. umuhungu ati none mama byagenze gute se? umukobwa ati yewe umva sheri wanjye bana bantu rata ntabwo mumbabarire pe, ntabwo mbazi ibyo muri kuvuga kuri njye, ntabwo mbizi nabyo, ntabwo nigeze ngiye mpura namwe, mushobora kuba muri kunyitiranya n'undi muntu pe. umukecuru ati ceceka rero wikomeza kubeshya aho ngaho nta n'isoni ugira. umusore ati mama ceceka rero nawe gukomeza kuntukira umukunzi. ati murimo muramwitiranya n'undi muntu ntabwo ari uyu nguyu. umukobwa ati ni kwemeza urukundo rwanjye bari kunyitiranya, banyitiranyije rwose ndarengana, sinigeze mbona ababyeyi bawe mu buzima bwanjye. muzehe ati niko yemeza rata umugore wanjye yakwitiranyije mukobwa, wihangane nukuri. umukecuru ati ariko muzehe wowe wasaze. muzehe atera umukecuru inkokora ati ceceka ariko we. ati mutubabarire rwose bana bacu. umukobwa aravuga ati noneho uyu musaza bigenze gutera, baninyetse ko nabateye ubwoba cyangwa? ariko umusaza ni umunyabwenge ntabwo akuriye ubusa. umukecuru ati ariko muzehe wowe wambwira impamvu uri kumbuza arakwivugira ukuri kwanjye ukantera inkokora? ese uri gushaka guhisha ukuri umuhungu wawe kubyuzi kuri uriya mukobwa? muzehe ati nyine urumva ukuri guhari umuhungu wacu akunda uriya mukobwa cyane, ibyo twavuga byose ntabwo yatwizera. umukecuru ati ibyo wakora byose umenye ko uriya mukobwa ari umuntu mubi cyane, ntabwo nanjye namwemerera ko ambera umukazana. muzehe ati ndabizi nyine, niyo mpamvu ngiye mfite uwundi mupangu ukomeye cyane ahangaha. umukecuru ati ngo guki umupangu wese wowe? umukazana wabo yakomeje gutembera mu nzu rwose y'umuhungu bakundana, nuko yagarutse rero abageraho. ati yewe sha byahoreranye pe ukuntu nisanze ahangaha namwe muhari. ati rero nagira ngo twebwe tubivuganeho tubinoze neza biriya byabaye sibyo? umukecuru ati none se urashaka iki wowe? urashaka kutubwira iki wa munyabinyoma we wa mugome we? umukobwa ati none mwayibonye ko umuhungu wanyu ankunda cyane ko ibyo mwamubwira byose atabyemera. tubuse murahitamo mubabaza umuhungu wanyu mubwira ibigambura, ibyo mwabonye murashaka kubivuga? muzehe ati twebwe nta kintu tuzamubwira. ariko nanone hari ikintu dushaka kubaza twebwe. umukobwa ati n'igikize? nawe ureke gukomeza gukundana n'uriya muhungu twakubonye muri kumwe, uhitemo umuhungu wacu wenyine. umukobwa ati yewe muzehe uranyemeje pe, wowe ntuhangayike rwose, ntimutekereze ko uriya musore nzongera kujya kumureba, ariko impamvu ngiye ntazajya kumureba ni uko ngiye gukorana ubukwe n'umuhungu wanyu yonyine gusa. muzehe ati ndumva ari sawa pe, none ubwo tugiranye amasezerano ko utazasubirayo? umukobwa ati niko yemeza rwose turabyemeranyijwe, diru ni diru. bakorana mu biganza. umukecuru we yumiwe. uwo musaza rero yakomeje gucunga ahantu umukobwa azashyira telefone, agiye kubona abona yisize muri saro, aravuga ati iyi telefone ngiye kwereka ikintu ngiye kuyikorera. gukoresha telefone arabizi. ati telefone se kanze nkwerekesha. areba ko nta muntu umureba nuko telefone yayifashe, arayicokoza, arangije ashakamo nimero y'umusore bakundana wa mbere, ahita amwohereza mesaje rwose ati ngiye mperereye ahangaha switi ngwino ndebe. umuhungu agiye kubona abona umusaza afite telefone yashiriwe, aregera ati papa bite se kandi telefone ya sheri wanjye urimo urayikoraho iki? umusaza ati ngiye nyibonye ahangaha nyine nyifataho nta kindi, nari ndimo nyireba ndeba nyirayo nyine mvuga ni si iyi telefone yaba irimo nimero zandera niyandera. umusore ati yise ngiyi ni ya sheri wanjye nyine ngaho yimpereze, ariko ubutumwa bwo bwamaze kugenda kare. umusore ati rwose ndaza kuyimuha nta kibazo papa ntugire ubwoba. uwo musaza asigara yishimye kubera ko amaze gukora akantu gakomeye cyane. umukobwa nawe nuko nkuko yari atashye avuga ati umusaza namuteye ubwoba. akinguye ahura n'umusore bakundanaga hageze, umukobwa biramucanga.
umusore ati none rukundo rwanjye wemerewe ute se? umukobwa ati nguki ugeze ahangaha ute se? urimo urashaka iki ahangaha? umusore ati nguki urukumbaza njyewe se? ni wowe wanyohereje mesaje hano uherereye ngo ninze nkurebe. umukobwa biramucanga. noneho bakiri muri ibyo umusore nuko yaje azanye telefone ahasanga umusore ati umusore turagusuje pe, none rukundo rwanjye uyu nguyu ninde? umusore ati nguki uri kumwita ngo rukundo rwawe? nta rusoni, uyu nguyu ni rukundo rwanjye, wese yabaye rukundo rwawe ati. umukobwa biramucanga, bose bahita babimenyera rimwe ko yababeshya iminsi yose. umukecuru na muzehe nuko batambutse nabo. umusore ati none babyeyi mwebwe si hari ahantu mbazi rasi twahuye? umusore ati yemwe yamuretse kabisa munsobanurire, muri kwitana abakunzi, uyu nguyu ko ari umukunzi wanjye bimeze gute? muzehe ati mwana wanjye rero uribuka ko twakubwiye ko twahuye n'umukobwa mubi cyane, umukobwa wacaga inyuma umukunzi we? umwana ati niko bimeze mwarabivuze. ati uwo mugore twavugaga n'uyu nguyu ni mubi cyane, ni idubu, ni umugome, ni umunyamujinya. uyu musore uri imbere ye ni umukunzi we, twarihuriye twebwe. umukecuru ati mwana wanjye nawe rwose musore muri abantu beza mwese, ariko mwahuye n'umugore mubi. uyu mukobwa rwose ngo witwa Roza, mwese yabatesheje agaciro, yabaciye inyuma, agenda bakina rwose nk'ukina biye. umukobwa arabahindukirira ati wa musaza uri umugambanyi, wari wavuze ngo nta kintu uzavuga naguteye ubwoba, none waje kubivuga gute? muzehe ati rero wa mukobwa kuri isi yose nta muntu n'umwe ushobora kukwemerera kubeshya bano basore b'inzirakarengane. wowe ukifata none urumva se ngiye nakwemerera kubeshya umuhungu wanjye? waba uri igikize? n'uyu musore wangiriye neza akampa udufaranga akampa n'amazi, we wabinyimye? umukobwa ati yewe sheri wanjye nawe rwose mwese muri abasheri banjye, reka mbibasobanurire. umusore ati yewe nta busobanuro nkeneye Roza we, niba ufite akantu gatoya k'ubumuntu gumana ibisobanuro byawe, ntabwo nabyizera ukuntu watubeshye twese. ati sohoka ahangaha. kandi birababaza cyane ugasanga hari umukobwa wabuze umukunzi n'umwe, undi wabeshya batanu, ukibaza icyaba kibitera kikakuyobera. umukobwa ati none se nawe uranyanga? umusore ati hoya ngiye se ngiye naba nemeranywa iki nawe, sohoka nyine ugende, ababyeyi bacu rwose baradutabaye, none ngo nguki? bose bamwereka inzira, nuko kandi yagiye. ibinyoma bye bimukoraho, ubugome bwe bumukoraho, nyamara yaza kugirira neza ababyeyi ku itangiriro yari guhita amenya ko ari ababyeyi b'umuhungu bakundana, ibindi byose ntibizamenyekane. muzehe ati rero bana banjye sinabifuriza kuzavumbura ibintu nka biriya pe, kuko birababaza cyane, ariko nyine byamenyekanye mwihangane. bati namwe ababyeyi bacu mwihangane, ngiye ndishimye cyane kandi ndashimira Imana ko yatumye ibi bintu bimenyekana bikajya ahagaragara. mbashimiye ko mwadufashije tukaba tumenya uyu muntu uwo ari we watubeshyaga ko dukundana kandi agenda duca inyuma. umwana ati yego rati Imana nishimwe ukuntu ncunguwe nkacungurwa mu rushako rubi cyane rwuzuyemo ubugome n'uburyarya. ucura ati yewe birarangiye nyine mwihangane ntimurakare, yaba we musore yaba nawe muhungu wanjye, mwese muguma ahangaha dukomeze twiganirire, twinywera icyayi, tuganira ku kuntu Imana idutabaye. uwo mushyitsi ati ni kwemeza rwose, murakoze cyane ababyeyi bacu. nuko basubiye mu nzu rero kugira ngo bajye kuganira ku kuntu Imana ibakijije, ukuntu bari bagiye kuzashaka umuntu umwe akagenda barya. nangwa akana gakuru karangiriye, reka twibutse ko ingiyi ari Ubuzima TV, umusobanuzi w'Igira Ubuzima Legend. niba utarakana subscribe wabikora nonaha. bye bye naho utaha, turabakunda cyane.